mu mama none nge tuhuye none ndi kumuganiza ibyanjye ati reka reka wararushye urindushye ahari no mugabo wanjye wari umfite nawe tubonanye nawe yavuga ati nawe muhuye yakubwira ibyo kumvura mubabare umugiriye impuhwe nasanze nta byo kwitana ba mwana turi mu minsi ya nyuma n'icyorezo umwana wanjye wa kabiri yatumye niga guseka niga kubana n'abantu niga gukunda abantu waba unyanga nkwihambirizaho mpaka waba unkunda ndagushimira ariko uwo mwana uru rugendo rugenza igihe kinini cyane ariko ndashima Imana ubu tani yarinjiye ari gukora ku buryo bwinshi butandukanye uzi be n'ibintu nabonye mu minsi mazina aha turi Kibogora twe tujya muri seti nka 15 turi ababyeyi burya tuburaho turara tukarara muri sale mu gisare ngiye kumva numva umumama aradohotse saa 7 z'ijoro aravuga ngo ndapfuye we abwira umugabo ngo mbirangirize hano ngende niramanike turamubaza n'icyubaye mama tugira tubona ari nk'ihungabana. Hello my people, hello Top TV show fans. Nezere ko aho muri mumeze neza. Ni Benite Irakoze Kayitare umukobwa wanyu. Uyu munsi turi kuri Top TV show nagarutse ariko ndi nyuma ya kamera. Aho muherereye mwakira amahoro y'Imana abameze neza mushime Imana abatameze neza namwe muhumure bizagenda neza ubuzima ni gatebe gatoki iminsi urihinduranya ariko hamwe no gusenga twizera ibitangaza ndetse n'amahoro abonerwa mu Uwiteka Imana yacu. So nabo ndi nyenyine rero uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa w'uyu munsi agiye kutuganiriza ku buzima bw'umuryango ubuzima bwo gukunda Imana ubuzima butandukanye bubabaje kandi mo kimwe hari naho ubuzima buzana ibyiringiro. So Imana bamugisha rero turakwakiriye kuri Top TV show. Murakoze cyane. Turi kuvugana n'abandi. Muravugana na Sifa Mukandayisenga. Sifa Mukandayisenga Imana igumugisha kubwo kuza kuri Top TV show. Murakoze cyane. Ndi umumama. Yego. Ndi umumama turi mu bihe bigoye umuntu agira akavuga ngo ndi umukobwa cyangwa se sindabyara ariko nge ndi umumama. Mfite abana 3 ariko mbyaye imbyaro 8. Wakwibaza ngo mbese ko mvuga ko mbyaye imbyaro 8 mfite abana 3 abandi barihe ntago bishoboka ko nzibyara zivamo nawe byemera ko zivuka zivamo ubwo no kuvanga 5 nazo 3 bariho. Ndashima Imana rero mbone aho kuremesha n'abantu batwita ntibyemere ko babyara ariko birashoboka ko babyara haracyariho ibyiringiro. Amen. Birashoboka ko hari umuntu wabutarabyara akumva yarataye ibyizerwa birashoboka ko yabyara cyane nagume kwizera no kwizera kurarema. Rero kwako byose byinshi nagiye mbinyuramo kubyara bikanga ngategereza ngasenga bavuga koboka mu gihe ntateganya Imana ikansubiza ndizeza nkomeza n'abantu babyara bapfusha batashira umugongo cyangwa akaba yumva ibyizere atangiye gutakaza ibyizere Imana abigarure Imana iracyariho kandi iracyakora. Amen. Ushaka wari waratinze kubyara? Reka mwana mbere namubyaye nko kubipa ariko abandi bose biranga rwose njya kubona umwana reka dazayize nivuje natanze amafaranga nta mwana umwe bose basa n'abagurano nta mwana njya kubyara ntatanze ni 2,400. Nabaye makeya nivuza bampa imiti njya kubona n'umujene ko buri munsi ariko nanasenga mbona cyane hanini sinavuga ngo batagize ayo mahirwe nuko badasenga barasenga ahubwo igiye kugitegereza no kukirinda nibyo bigenda bitunanira ndabaremesha umutima ngo nibakomere birashoboka. Imana igumugisha rero. Dore abo bana 3 bariho nuriya musore abonye twazanye yitwa Isaac nawe na kariya gato kanjye kitwa Isaac uriya musore nawe niwo ndera Imana yampaye muri iyi minsi. Imana igumugisha. Mfite abana 3 mu buryo bw'umwuka mfite abakobwa 2 n'umusore umwe Imana yampaye unitirirwe kandi kubera ibintu nagiye mbona numva intego yanjye nyikomeje yo kurera abana b'imfubyi. Umwana nsanze ku muhanda adafite kirengera umwana wabaye wabo bikananirana agatandukana niba bakwese na nyina numva abana najya batoragura ndamutse Imana ingiriye neza najya mbiyegereza cyane abana bagiye babaho muri ubwo buryo. Hanyuma Mukandayisenga ko njya numva abantu bamwe ngo baba bafite umutima wo gufasha ariko bakanga gufasha ngo kubera nta bushobozi. Wowe waba ufite ubushobozi butuma ufata umwana utabyaye ukamushyira mu rugo iwawe ukamurera? Nta bushobozi mfite. Ndacumbitse inzu mbamo ndayishyura 30,000 ku kwezi
maze imyaka 15 ncumbitse. ucumbitse. Ariko uraza gutekereza ngo mbese ntabwo nakoze, narakoze ngura pariseri ukengerageza no kubaka, ariko ntabwo byakunze. Ntabwo Kumba muri byakunze. iyo nzu nubatse ndacumbitse. Iyo nzu wubatse yagiye he? Ubu uyu munsi ntabwo mfite gahunda yo gutanga ubwo buhamya. Eh, Ndashobora kugana ku kiganiro cy'umuryango, Beni waretse nkazakibivuga ubutaha. nta kibazo. Okay, birajya bishoboka cyane. Burya utazakaye mu misi yakubise imbwa urutaro, no mugana twagiye dusanga bakuru, twajyaga dusanga bakayica. Ngo mutazaga kame mu misi yakubise imbwa urutaro, gutazi rubanda, ngararubarirwa, ariko uko ugenda ukura iminsi ishira urushaho kubibona koko. Ukasanga nyine ni imigani koko imigemano, ariko igana kariho. Nubanga igana kazaza. Burya rero igihe cyashize ntikigaruka, ariko kirayagwa. Rero hamwe n'ibyo ngibyo ndumva ikiganiro nshaka kubaho rwose musobanure n'icy'umuryango. Wigeze umbaza ngo naje ngo ryari, ngo naje naturutse Icyangugu rero ni kure, ni inyuma y'ishyamba nyine. Ntabwo rero buriya naje nabaho naje none maze iminsi. Umaze iminsi hehe? Sha ntaho mba mfite ndi. Ntaho uba ufite uri. Ndagenda nkabona umuntu akancumbikira, nyine hari igihe ubura ukuntu bivugamo. Mbo naraje nabanje kuba ndi kwa musaza wanjye Nyabyondo, ariko kuvayo njya sehashika amatike akambana menshi. Iwaje uje kwivuza? Naje nje kwivuza nturutse Rusizi, ariko nje kwivuza i Butare. Ntabwo nafite gahunda yo kugera i Kigali, nari mfite gahunda yo kugarukira i Butare, ari nje kwivuza. Uriya mwana muto wabonye mfite nzamuzanye, nzi yuko ntawe namusigira mu rugo, nabonaga bizabangamira abantu kugira ngo utundi duto nasize ko nasize umukobwa n'akana k'agahungu bajye bajya ku ishuri bataha bajye mu nzu baryamye. Noneho dushyitse mu nzu uriya mwana arandembana, umwuka urahera, agira ibibazo byo guhumeka nabi, yarabisa n'uwabivukanye, ariko bakamenya ko bizagenda bishira. Rero dushyitse atangira kumbwira ngo mu nda hamumereye nabi. Imodoka ntabwo byabaye ngombwa ko dukomeza urugendo, twavuyemo Gikibogora kuri dispensaire nsaba transfert yanjye, kuko numvaga ngemeze nabi, mfite na transfert y'i Butare. Mbona urugendo rasubitswe n'abandi kugira mvuze n'umwana, reka basimpere hano nanjye sabe n'iyanjye. Bampi yanjye n'umwana ashitse Kibogora baramuvura. Bamaze kumuvura bamuvuye uko bashoboka, bamuhaye imiti yo kumufasha mu buryo bwo guhumeka, ariko barambwira ngo ntabwo ibintu byinshi afite ntabwo babishobora. Afite ikibazo cyo mu gifu, ngo afite ikibazo cyo mu mara, afite ikibazo cyo guhumeka nabi. Ibyo byose Icyo cyakora nari afite imyaka 3. Umwana w'imyaka 3 afite ibyo bibazo byose. Icyo nari nzi icyo mu gifu yarakivukanye, kuko na sehashikanazaga bakamukurikiranira. Sibyo ko muri iki gihe nari nabuze, numvaga ubushobozi bwambanye buke, sinahita mbona uko nza kuri rendez-vous. Bambwira ko igihe kizajya wenda igifu cyo kikaba neza, bagira bamufasha kumuha imiti, bamuha n'indi yo kumwoza mu mara, kuko ngo igogwa ntiryari rimeze neza, niko bimeze. Kubwo rero byabaye ngombwa ko badufasha Kibogora, ariko urumva nafite transfert y'i Butare. Ubwo barangije bahasanga umwana nyine ko ngomba kumujyana sehashika, babamuhaye transfert ebyiri, iyo muri Wereri n'iyo mu gifu ku muganga wo mu gifu. Bo ndangije nyine nahise nza sehashika. Urumva urugendo rwanjye rwiye burya iyo umwana arwaye na nyina, umubyeyi arakira, umwana agasigara nyine ari warwaza, umubyeyi agasigara arwaje umwana. Uje kwivuza birangira uvuje umwana? Birangiye mvuje umwana. Ubwo iyi Butare nahise ko nyita nakomeje ya sehashika. Ubwo rero nshyitse bampa rendez-vous. Ngenda ngaruka rendez-vous, ejo muri niho bampaye rendez-vous n'ubundi yo kuri 12 kuwa gatatu. Nzasubira sehashika. Rero impamvu ituma umbajije ngo mbahe bikanyobera kuno nabikubwira, hari ubuzima ubamo ukiga kubaho nk'utari kureba ibyo mu isi, ukaba wene nk'umuntu udahari, kugira ngo iminsi yo kubaho kwawe yiyongere, kubera ko ubuzima ikigihe ni butoya cyane, ko umuntu udafite Yesu ntacyo ariho. Bisaba ko dusenga, ikindi tukizera, ikindi ukanihanganira ibiri ko utabasha guhindura. Hari ibintu utabasha guhindura, iminsi yonyine ureke ikaba ari ibihindura, ukiyakira. Rero aho Nyabyondo narindi nakomeje ko n'urugendo rungoye, nahuriye n'umumama Nyabugogo. Bo mfata ibyo kurya, hari abantu bagifite umutima wo kuba umuntu, Imana ibaha imigisha. Fasha ibyo kurya, banzanira ibyo kurya, numvaga nshonje, kuko telefone nayo yagezeho yarampfiriyeho irapfa, njya kuyikoresha Nyabugogo.
numva inzara irandiye mfashe ibyo kurya mbona burushete n'ibirayi bibiri sinabirangiza mbwira umubyeyi ko tukwiye twicane ati dusangire nkunda kuyaga no kuganira nibyo byatumye mbasha kuba nongererwa iminsi yo kubaho kuko guseka biramfasha iyo ngerageje no kubabara iminota 2 ndangirika kubera igifu nicyo kibazo cyari kinanjyanye i Butare byaje kurangira rero gute byaje kurangira wa mubyeyi mubwiye amakuru yanjye ko naje ndi kumwe kana transferi n'ukuntu naje kwibuza biramubabaza arambwira turi kujya kure cyane nge ntuye Remera usenga uhereza icumbi ariko nubwo ndi Nyabyondo soko mba nabuze ahantu mba reka nkubwire turi mu isimbi pe umuntu wese bisaba ngo yihanganire mugenzi we kandi ni ukuri ni mukomere ndakomeza abantu bari mu bihe nk'ibyo nge ndimo byo nabayemo Yesu aracyafite imbaraga zo gukora ariko hari ibintu dukwiye kujya dukura y'amaso ntago hose mpajya mfite marume n'ukomeye ufite etage igeretse 3 nigeze musaba icumba arambwira ngo ntago byashoboka ampa amafaranga kujya gukodesha rogi n'uyu munsi nta muntu wo mu muryango ugenda ngarariwe wenda nge ni marume kwa nyoko muhagezwa na nyoko ariko nabakuruwe n'abari umuntu abe bavindimwe n'abakire bose bagiye bakize ajya bimicumbi ndebesha amaso yanjye ntago ari ibintu biri amazina ariko sinamuvuga izina ariyizi none rero niba umwana batabasha kumfasha ngo ampe icumbi nashaka nyime ibyo kurya ampaho ndyama kuko waje kuvuza ko naje kuvuza umwana ubwo n'umwuzukuru we ngende umwishywa wiwe ndi umukazana wiwe ku muhungu we n'urugero we n'umwuzukuru akaba yatampaho ndyama none se ubwo ndi muntu nashaka kangira impuki sebye Yesu twahanga amaso ninde kandi akatari njye nabikora cyangwa yabikoreye bitaro numva muri ngewe ko ahantu hose najya mbona niyo naryama no kugasima njya mparyama i Kanombe na za CHK n'ahandi hose njya mu bitaro by'u Rwanda byinshi ndabizi ko ubuzima nanyuzemo ahantu hose nyinshitse n'ubwo ari ku byatsi ari amana n'amawe nge narambura ikintu gituma amatanca amabuye nkarambikaho umusaba kwira mugacya nkabona ndabyutse nta buzima ntabayemo rero kuko nayo kivuga nashitse ntago baduhaye ibitaro ngo tujyame bashatse kumpereza ibitaro ku mwana mbona bagiye kunyinjiza ibitaro nigira uganzi nk'umwana biraza koroha birangira n'ubundi byo niyororezagamo bitabaye bamba transferi twararaga ahantu mu gihangari ugacya nkajya kuvuza umwana bakamufasha ubwo urumva ubwo buzima nuko nisanze ngera ubu ahantu ndi rero ngo niremera mu Giporoso ngo muri korodoro muri korodoro ahantu nasanze abantu badasanzwe babyeyi ni mureke dukizwe nasanze abantu badasanzwe ntavuga mu mazina ariko isi ifite ibibazo cyane isi irimo abantu bababaye bafite amafoto yishimye ariko barababaye icy'ingenzi bisaba guhumurizanya kandi ikindi tugasenga Imana naho ubundi isi iri kurangira nta cyiza kiri mu isi nubwo buryo rero nageze hano i Kigali uriya musore nawe ngiye kumva numva arambwiye ngo bamuhaye transferi bamusanzemo ikibazo cy'ibihaha byaratobaguritse byarangiritse Mana y'isi n'ijuru ndamuhamagara mbona nta bushobozi mfitemo muhamagara nari naje mfite amafaranga 100 arashira sigara nta n'igiceri cya 5 mfite kwezo ngendo zugenda ngaruka aho nshitse ndya umwana akenera ibi hari naho ushyika ugasanga nabo nta kintu bafite bigasako nabo babwira uyibaza isura rya gatatu ahantu w'abandi we nta n'ikintu wabonye cyo kubahereza ubwo buzima ukabamo kumva nawe ubwo wifuje ipfunwe bikarangira amafaranga gushaka ko iki cyumwe bune cya kabiri mazani Kigali ndi kuvuza umwana naraje n'ingiye kwivuza rero nge byavuye umwana we ndi gukurikirana n'uwurera nawe abaragusanze n'uwondera nawe ndamuhamagara ngifite utwo dufaranga ndamugandi uze ndeko nafata transferi Kacyiru nawe nkuvuze we kwangira kuri mutoya icyatumye nita kuri uriya mwana rero nta zindi nyungu niyo nge iwanjye arabizi buriya nzi ko tukora ikiganiro turi kumwe nuko bitemeye ariko buriya no kuvuga ngo n'umwana wababaye mba nshaka kumwereka urukundo aho nyina atari aho isatari nge nkamubera kubera ko nanjye hari abantu bagiye bamberaho umugabo atari aho mama na papa batari mbega kuba turi aho nge nta muvandimwe Imana yarahambereye icyo ni icyambere ikindi abantu numvaga rero gusa yaza noneho mubwiye icyo gihe ngaze ntabwo yahise abona ukuntu haza ntibyashobotse mbona yampamagaye ambwira ngo ari kuza abimbwira nta mafaranga ngifite nyine ndanababara cyane ndamwana iyo ureka kuza yampamagaye ambwira ngo namaze gutega imodoka ijya i Kigali saa 5 z'ijoro nuko aza muri ubwo buryo rero nubwo buryo umurozimo hariya nese umuntu ugucumbikiye ni nawe umucumbikiye urumva yaje none we namubwiye ati tujyane tujyane ngiye gukora ikiganiro niturangiza kuko nta mafaranga ndabona yo kukuvuza urahita kutaha ntabwo baducumbikira turi babiri ndi kuvuza n'umwana ko umuntu yancumbikiye nsabamo n'ibyumba 3
kimwe kiryamamo ikindi kikabamwo abana ikindi kikabamo ibintu ubwo njye turararana kuko nta mugabo afite turabana n'umumama nyine ubaho ngaho byaranze mu rugo kandi twahuriye ku musozi ntabwo twari twabisezeranye ngo mwari muziranye turahura nyine turamenyana kubera Imana ampa n'icumbi uru nawe arya ababaye ahangayitse urumva kuba nawe wamuha imisaraba ingahe ntabwo ari byo niyo mpamvu numva ko ku cyifuzo cyanjye ndamutse bishobotse yataha nkabanza ngashakisha uburyo nabona amafaranga yo kumuvuza akaba yazajya aza ahita akomeza. Harya transfer siba kuri mituweli? Transfer kuri mituweli. Hanyuma si umuntu ari kwivuza kuri transfer atanga amafaranga menshi. Ese ubwo bya none se ubwo ngo babyoroshye cyangwa se amafaranga menshi ni inzira bagenda gucishamo ujyamo wishyura none imiti bakwandikira niba none uyu munsi ashaka kuba twajya guca mu cyuma gipisuzuma mu bihano urugero bakabwanga ishura bitatu kugira ukijyemo wenda nkaba ntayo mfite mbonye mitiweli nibyo birumvikana ni mitiweli ariko amafaranga arasohokera nase simbwa nazanye ashize se hari ubwo nge nahayonza abagabo nta mugore uhonga ashize se hari inyama nayariyemo ugenda ukoresha izo ngendo byose ibyo byose ni amafaranga ipura y'ibiryo yahangana narumiwe ni mu mujyi ipura y'ibiryo umuntu akareba 2,500 ibiryo haraho n'abanye n'umuntu yishyuye 5,000 aho brushette ebyiri eshatu enye n'ibirayi bibiri nate uburume tsavuze ntiye mu amafaranga bayarya iminsi yemwe baraseka baragaga ariko dufite imana muri ibyo rero ibi byose tunyuzemo n'utundi ntago ari cyo kiganiro niteguye ko turi buganire nayo ndashaka ko tugana ku kiganiro nise ikiganiro cy'umuryango kadukomeze mu kiganiro cyacu gusa najyamubwire ngo Paul muri ibyo bintu byose ugenda ucamo kandi ukomeze kwihangana murakoze cyane no kuvuga ngo ugiye ukabimenyera uru rugendo rugenza imyaka myinshi umwana wanjye wa kabiri yatumye niga guseka niga kubana n'abantu niga gukunda abantu waba unyanga nkwihambirizaho mpaka waba unkunda ndagushimira ariko uwo mwana uru rugendo rugenza igihe kinini cyane ariko ndashima Imana ubu ari kwiga ari mu ishuri nubwo bitaba byoroshye ni umwana nabyaye bigoye cyane ariko ariho ni umwana ugiye gucyaba umwangasa mukabona amenyo mu gisenge igisenge uracyumva ndacyumva hano mu nkanka hejuru ariko ejo Imana yankoreye igitangaza turangije gusenga amasengesho yo kurangiza umwaka uriya musore wanjye yaguha ubwo buhamya nuko baticana imbere yanjye ya kamera niba ari kubwo buhamya Imana irambwira ngo ari igitangaza ikoze umwana ava ku ishuri ifite tusanga ryavuye hano ryavuyemo asigaye mwabiri ndumva asigaye mwabiri n'atari 3 nicyo kibazo cyonyine afite umuganga ngo wamubaza ubwa mbere nyine sizishobora ko ari inyama zibeshye zijyamo atariho nyine zimera mwamenye akagenda avamo uko bamubaza rero bakamubaga bakayakwa akongera akaza ubu noneho barabihagaritse bambwiye ko bazongera kumubaga agize imyaka 18 arangije gukuka ubu se afite imyaka ingahe afite yavutse 2015 afite 9 ikintu ukunda kugira ikibazo wenda se kingora no kubona pompe nawe akoresha pompe kubera ambo akoresha umwuka wo mu kanwa cyane amazuru ntabwo akora neza kubera impamvu z'ubwo bumuga afite asa n'ufite ikibazo nyine cyo mu myanya y'ubuhumekero kwezi nshuro yagiye abagwa nyine ntabwo akoresha umwuka wo mu kanwa kandi ngo byangiza amazuru nyine afitemo n'ibintu by'amarereje bisaba ko dukoresha pompe kugira ngo bimufashe kugira munani abone uko ahumeka yewe ko numva ari ibibazo ese ubwo buzima bwose unyuramo abo bana wavuze ngo ni ikiganiro cy'umuryango nzi ko umuryango ugizwe n'abantu 3 hari papa hari mama hari n'abana ubwo ni intuze 3 abo bantu 3 bose hari abana hari wowe na papa saba hari ise w'abana ntabwo twakunze kuba turi kumwe turi mu minsi ya none iminsi igoye ariko ndayishimira Imana ese abana ntabwo twakunze kuba turi kumwe uko buriya mu bintu byose twe dutegetswe abagore kwihangana ariko abagabo pe hari ibintu bajyajyamo bakavamo igihe cyarageze n'isi abana nawe akajya agenda akambwira ko agiye gushakisha akabijyatanaza akagenda ntanaronke noneho naho byaje kugira ngo ukambwira ati ibingibi nge nabivuyemo reka uzirwarize rwose erega abagabo ntabwo bari ibintu badashoboye kwihangana njyewe ndishakamo ubuzima bwaba bwemeye bwaba butemeye ariko n'ubuzima nyine nakire n'abana barabyakiriye papa wabo nyine ntabwo tuba turi kumwe kenshi ntabwo tubana ntabwo turi kumwe
kandi si njye njyenyine ni umusozi abamama bariho yo hari n'abapapa nabo bari kuri uwo musozi aho bari nabo ndabakomeje ni ukuri turi mu minsi igoye nakubwiye ngo ikiganiro cy'umuryango impamvu ngenda kwibaza ku minsi ya none ubu dufite abana benshi barererwa ku muhanda badafite base kandi base bariho nabo dufite abana benshi barererwa bagiye mu myuga y'ubusambanyi ariko byanze dufite n'abamama bagiye mu myuga y'ubusambanyi banze gukizwa ngo abinambe mavuga ati ngewe reka nkurikire Yesu wenda arahemba aragabura kandi koko nta muntu wakoreye Imana wakorwa n'isoni ambo okay waza kumbaza kuki usenga ukageragezwa cyangwa umugabo kuki se bitemera kuki byanse ni igihe bura nibyo nandike niryo geno ryanjye ntacyo wakora ngo ukure kwigeno Imana yakugeneye kubaho kuko nta heza hari mu isi aheza ni mu ijuru honyine isi ni ibibazo rero ariko ibintu maze kunyuramo maze igihe nitegeza ibintu byinshi by'umwihariko maze ibyumweru bibiri ariko niza amashuri ikomeye ngewe twe hariya duturuka Rusizi tubaga se ko byanga ko se abagore b'Rusizi ni ingare ese koko ntibashobotse ese nabi Kigali ntibashobotse ihuye ntibashobotse ibutare ntibashobotse Nyamagabe koko ntibashobotse Kicukiro centre Nyaburugenge Nyabyondo n'ahandi hose abagore ntabwo dushobotse nase koko nabwo abagabo bose se koko babaye babi wasanga umugabo ari muri geto ukamubaza ati papa byageze te kugira ngo ube muri geto akakuganiza ukumva koko nawe afite ukuri nawe ukumva arababaye ukumva arababaye wahora n'umumama none nge tuhuye nawe ndi kumuganiza ibyanjye ati reka wararushye urindushye ahari no mugabo wanjye wari umfite nawe tubonanye nawe yavuga ati nawe muhuye yakubwira ibyo kumva uramubabare umugiriye impuhwe nasanze nta byo kwitana ba mwana turi mu minsi ya nyuma n'icyorezo nimba covid yarabayeho Imana ikayidukiza tukaba turi kurya tugasinzira Imana idukiza n'icyorezo kiri mu ngo cyo gusenya kabisa abana barahangayitse abana b'abakobwa umwana ari kujya areba ise na nyina bari gufatana nyina ari guteka imitwe akajya gusambara akisha mu byaha by'ubusambanyi kugira ngo abana babeho umugabo yataye umutwe bari kurara ku mihanda kubera abagore ukibaza nta mwanzuro ufatika uhari nta mwanzuro ufatika uhari urumva ariko icy'ingenzi mu by'ukuri numva ngewe nshaka gusaba uyu munsi wa none abantu bubatse ingo hatabaye kwihanganirana icyaha cy'ubutinganyi kizakomeza kuzamuka abantu bagisenga nibasenge ubukomeza utubwire kuntu Satani yinjiriye umuryango Satani rero yinjiriye umuryango ni uburyo Satani ari gukora ngewe ndi umumama maze imyaka 3 nshatse Imana yampaye ubutumwa irambwira ngo nihute mbwira abubatse ngo hagiye kuza umudemoni witwa Mbatange batabizi Mbatange batabizi rero ntabwo Imana yabimbwira ngo biceceke irambwira ngo nimbivuge mvuge kuri uwo mudayimoni mpa n'ibimenyetso irambwira ngo umudayimoni witwa Mbatange batabizi ngo azajya mu muryango azajya ku mugore n'umugabo baryane azajya kubana abana banje kumvira abajya abana babi bigigomeke abana bose babi biganda ujye ubwira umwana ashinga ijosi Imana inyereka ifoto y'uwo mudayimoni uburyo azaza kwa n'ujya asiyoberanya mu bantu ngo ntibazabasha gusobanukirwa kariwe Imana impa ibimenyetso ubwo butumwa ntabwo bwabengeye kuri social media nigeze mbuvuga kuri Beura ariko nukuvuga ngo nagiye kuri Beura kuko umuntu njya kuri social media bwa mbere nagiye kwa Pamphile usabye Yesu Imana imuha umugisha ahari yubahwe niho nabanjije kuvuga ivuga butumwa ntago ubwo butumwa ariko ibimenyetso byose by'ubwo butumwa uko nabuvuze natunguwe muri iyi minsi ndi gutungurwa n'ukuntu byansohoyeho hashize imyaka 10 ubwo ningahe hashize imyaka 3 bwe hashize 6 yose hamwe nge nibwo natangiye kora byemetso nanjye bigenda bintonaho binzaho nkabana no kubandi ngana no kone tukaguma gusenga none ndabona bigenda gufata intera umudayimoni witwa Mbatange batabizi akomeje ingamba zo gusenya ingo akomeje ingamba zo kuryanisha abana n'ababyeyi umwana haba ikigomeke wajya umubwiye agashinga ijosi umugabo yamubwira akaba nawe nk'umugabo umugabo nawe umugore yamwinginga nk'umuntu bafatikanyije nawe bikanga abagabo bakeneye kwaho nk'abasore abamama n'abakeneye kwaho nk'abagabo kandi ntabwo bibushoboke ngewe rero maze kubona ibyo bintu byose biri gusohora muri iyi myaka afite myinshi itari na mikeya itari na myinshi cyane ndumva ikiganiro mfite si cyo kwanga abantu nibagume bahambirane bihambirana no ku buryo bazicana ahubwo umuntu wese ku giti cye yisuzume ngewe ndebe ngesendwiye kubaho gute n'abana nabyaye mwe kubaho gute n'umutware wanjye mu bantu bagifite amahirwe kuba babafite bikaba byemera koko ikindi numva nashishikariza abantu gusenga kuko Satani yarinjiye ari gukora ku buryo bwinshi butandukanye
uzi Beni ibintu nabonye mu minsi mazina aha turi Kibogora twe tujya muri seti nka 15 turi ababyeyi burya tubura aho turara tukarara muri sale mu gisare ngiye kumva numva umumama aradohotse saa 7 z'ijoro aravuga ngo ndapfuye we abwira umugabo ngo mbirangirize hano ngende niramanike turamubaza n'icyo ubaye mama tugira tubona ari nk'ihungabana aramubwira ngo muri miliyoni nk'eshatu enye dutunze mu mafaranga wasigaye ngucuza ubuzi 3,000 wanyeza ngo ndye umumama rwayihahamuka aragagara neza ubwo turaryamye turi nk'abamama benshi abantu twahuriye Kiboga bazajya bahita uzabona iki kiganiro azibuka uzabona iyi nkuru azahita abyibuka ariko njye nakuyemo ishuri uwo mubyeyi amaze kuvuga ibye niturangiza ibiganiro umgenda nagiye ngerageza kubera ibintu nanyuzemo ndi gusenga Imana nanjye izampe kamera njyewe najya ngerageza gusura abantu abamama bibana n'abana baba bonyine kugira ngo mbaganize mbahumurize cyane cyane mu ngo murakoze kwa mudutumya mukaduha karibu kuko hari abantu benshi biri bufashe nanjye biri kumfasha hari abantu babona twaje kuri social media akajya ngo tuje kwashaka amafaranga tubonye uduha twayafata tukabaho ubuzima bukiyongera kuko isi yubatse mu bintu bibiri amafaranga n'ikinyoma umuntu udashoboye kubeshya ntashobora kubona amafaranga keretse yisunze Yesu ngo twamenye Yesu wenyine ni utanga iki amafaranga ni nawe utanga imibereho ni nawe utanga iki ubuzima none rero ujya kuvuga umuntu arakubwiye ngo ariko nawe uri kujya kuri social media impamvu rero tuza hano turagira ngo turuhuke ibikomere dufite uboneraho n'umuntu ukubwira ngo Paul Chérie komera mama komera papa komera musore komera mukobwa bityo ukumva ko utari wenyine ukivana muri bwa bwigunge nk'ubu uyu mumama wari muri bya bibazo mubonanye yaruhuka kuko yavuga kumva araruhutse akaza gusanga n'abandi babihuje akumva agize ute asubijwe bibyira ni ubwenge buzagwira niko Bibiri ivuga mu minsi ya nyuma ubwenge buzagwira uwo mumama muhuye abo bamama twari kuri Kibogora uwo mumama muhuye mukabonana yaturika karira kuva araruhutse nukuvuga ngo yamaze kuvuga ibibazo byiwe turamukomeza kuko nkunda gufasha abantu kubakomeza nubwo bimeze uko ibintu nyanyize mu byanyigishe gukomeza abantu ndamukomeza ndamuhumuriza ngiye kubona uvundi narashwanyutse ngo yo ngo nawe tumeze kimwe ngiye kubona narashwanyutse twese 13 turara twese duhuje ibibazo ese aba bagore bose koko ni inshinzi bananiye abagabo ati nanjye nuko bimerete ngiye sinzi narasi ati nge yanshutse ngo ngurishe parcelle turayigusheta yigendera undi ati ngewe abana banje nitwe dushaka ibyo kurya umugabo yaradutaye ariko undi ati twe dufite icyumba turaramo n'umugabo yafashe ikiwazana indaya mu nzu undi ati noneho ngewe arankubita dore n'indahishika twese tuba muri habura uwahumuriza indi mvamo ndakomera ndavuga ati mukomere nanjye gukoresha ijambo ry'Imana kubigisha kugira iby'imisi ya nyuma hagati ni mukomeye simwe mwenyine bigasaba ko umuha ubuhamya bwo umati ngewe umugabo yanyishije 4,000 yamvuje cyo bundi mu misi ishize narabibuze none nacana ngujije itsinda tiye mama rega nanjye byambayeho komera ntago ari wowe wenyine bigasaba ko ugituka umukomeza aho si Kibogora ndaza nyabugo ko simpashyitse nahakutanye n'uwo mumama ampa ubuhamya ndarira amararara nanjye ndarira no kujya kuncumbikira aho ncumbitse narahashyitse masanga umupapa mwiza w'ibogari ari ibana ntaho twaraganiye bihagije ngo ndakuganiriza abantu niki gituma ubaho hantu niki gituma wibana kandi ko muri umugabo w'umusirimu ko mbona uri umuntu usa n'ukomeye yagerageje kunsobanurira impamvu yambwiye ko umugore byanze kandi ngo umugore yaramubabariye nta ruhare bifitemo ngo nanjye nta ruhare ndi umugabo mbifitemo Beni ubwo mva cyatari ikibazo umugabo arakubwiye ngo umugore byaranze yababariye umugore we kukabona nta ruhara bifitemo ngo n'umugabo ntarwo ndamusubiza aho niremera naho naramusubije ati ntago byashoka ngo abantu babiri muri mwe habure mu ufite ikibazo cyane habari mu rushundi wananiwe kwihangana ntago abantu bose bashobora guha abanyamafuti bombe ngo bishoboke mu muryango bisaba ngo buri wese yumva undi burya iyo umuryango utafite ibiganiro utabone kuganira ibintu byose bijya byapfuye noneho rero waza kumaza ati se kuvuga gutyo ko byakoranira iki cyatumye bikonanira ntabwo nabango byananiye ko ntagerageje hari igihe ugerageza bikanga kandi iyo byanze bijya ntiwakwiyica wende wasanga no mugabo wanjye nawe yaragerageje bikanga kandi bimunaniye ntabwo yakwiyica rero turi mu minsi twe twita ngo twabaye batukitana ba mwana ariko ngiye mbona ari iminsi ya nyuma ndi kubwira abantu ngo bisaba ko dukizwa neza tugasenga ariko ngaruka nkongera nkavuga ngo aba papa inshingano zabo nizo gutunga urugo natwe abamama tukagandukira urugo koko se nabwo abapapa barahamya koko abagore twese tubaye babi twese ikindi ndabyemera abamama bamaze kuba babi bariho
bariho pe. Ariko se ko abamama bose ni babi? Haracyariho abantu bagishobora kuba banetraliza iby'urugo rwabo bakabishobora. Nababwira ngo nimukomeze courage, Nyagasana azabahemba. Abapapa bihanganye bakihangana bagerageza ngo kuko mu ngo habamo ibintu byinshi. Ubundi umugore n'umugabo burya ni nk'abana, umwe akosereza undi, ariko byibura umugore akamenya ngo nakosheje umugabo ambabarire. Umugabo nakoshereza umugabo amenye ngo nakosheje ufasha akamusaba imbabazi. Abagabo bo barumva cya cyubahiro cyabaragikeneye cyane ko ntago yasaba umugore imbabazi ko yamukoshereje. Abamama nabo barifuza ko abagabo kandi ntago byashoboka nshuti zanjye. Turakeneye twese guhuza ubumwe. Abamama bagaca bugufi, abapapa nabo bakemera ko nabatware n'izina ryabo ariko mu byubahiro byabo nabo bakemera bagaca bugufi, twese tukumvana. Uburinganiriza. Buriya buringanire ntabwo ari buriya ariko baduhaye. Uburinganire baduhaye nubwo kuturinda ko abagore barakubitwaga cyane. Ndatekereza ko uburinganire bwo kwisanisha mu kazi, hari akazi abagore batakoraga bitewe nuko ari abagore. Hari ibintu batavuga, nta mugore wasomaga Bibiliya ngo nuko ari umugore. Ntekereza ko ari cyo leta yarebyeho kugira ngo natwe abamama twisange turi nk'abandi bantu, ko twasaga n'abantu dusa n'abapfurikiriye ahantu. Ntabwo baduha uburenganire bwo kuba twakubahuka abagabo cyangwa tuvuge ko turi abagabo. Erega turi abamama. Turi abamama kati ba mutima w'urugo, nuko bigeraho bikanga ukagerageza nubona umugore akubwiye ngo byaranze ukabona areruye nko kumagaza imbere ya kamera. Akavuga nge nkunda gucyacana ibiganiro cyangwa se amakuru, urasanga ibibazo by'ingo bigenda ari umurengera. Ntabwo twebwe twavuga ngo ibi bibazo biguterwa ngo n'abagore. Ntabwo cyangwa n'abagabo. Nukuvuga ngo bino bintu biriho biri kwa muri iyi minsi ya none ni ibintu bisaba kwihanganirana. Buri wese akumva undi. Rero nibyo nakubwiraga, ahi narindi Remera naha ku ishuri naho mu gitondo uyu musore wanjye turi kumwe. Mbo iyo bari hano akamera kujya amazi akikiza ukabyumva nuko ataje imbere yanjye nanditse ko tukora ikiganiro turi kumwe. Yari kuguha ubuhamya, nakijije umumama muremure munini yafashe umwana aramuniga afite ikamba ati nkwice birangire ndakurangiza. Abagabo bamutambukaho ndetse umwe muri abo papa turi kumwe yamutambutse aritira, ariko arabuze icyavuga aryo ati ni mujya leta nyitura umujinya w'umugabo we nanjye ngende mu kimbuke. Umugabo sinamuranganya ko atamukishije. Nge rero nta rugamba njya numva kereka urw'amasansu kuko narayabonye ndazi intambara icyo ari cyo nge. Ntabwo najyamo nakusha nzi gukusha, ariko ahantu bari numva umugabo nage namwe ati reka kurwana, mama reka kurwana. Nagiye mfata uwo mumama ni ngenge ni mu gipangu gicumbitsemo abamama benshi kandi abenshi nabonye bibana. Nta nubwo ari ndayimo n'abafite abapapa pe, ariko ni society ni abantu benshi, ni igipangu bakiye barubatse agashamba abantu benshi. Nagenda mwana mbabareka kurwana, afata umwana kurura inyama agiye kuyiruma njya mumenye hagati namwe ndakwinginze mbabarira, sorry wikwica umwana ndeba. Mama warababaye ngwino nkubwira mama arananira niga umwana, abana bikigiye nibitsire umwana habe guhunga nyina. Abana b'abakobwa mujye muhunga, igihe umubyeyi afite umujinya wimwegereza ni wegere ku ruhande uze kumusanga mwete mama mbabarira niki cyabaye. Umwana yahagaze nyina ari kuniga, iyo ntahagere umubyeyi nyuma naje kubona binkundiye umwana araponyuka ashaka kwiruka. None ifata wa mwana wandi mama nyubaha kubwanjye, niba utakubaye umwana wawe ufite ibibazo ariko mbabarira kubwanjye basi nicanye. Aranyemerera umubyeyi aranyumva, ndamubwira wa mwana ndamufata mfatana nyina mbajyana aho ncumbitse mu nzu aho bancumbikiye. Mbwira umubyeyi ati nurire rira ngo wabasha bwo kurira njya kuri wa mwana nkawe. Niki gituma baza amawe ku buryo bigenda uko? Ati twapfuye ko yanyumye igikapu ngo njye ku ishuri. Igikapu nicyo wapfuye na nyoko, zana icyo ufite ndebe. Akizanye mbona igikapu ni kizima. Namwana imbita afata telefone yanjye ndayifungura mwereka igikapu umwana wanjye yajyanye ku ishuri amezi 6. Ndamwana murebe nguyu uyu mwana yarakiganye tiyi miteto kandi nge wanjye ntiyayinzanaho. Nanjye rero ndamwana nge nta nubwo wangira nangisha abamana y'ababyeyi kugira ngo mama yiyakire yumva ko mufashije mu mubabaro umuruhure gake na wa mwana naje kumufasha mu wundi mubabaro ndamuganiriza. Nje maze gukora icyo gikorwa mani gumugisha. Uwo mubyeyi ati aba bana ni 3 ndabafite, umugabo yarabantanye na mama ntaga bashaka kuko umugabo aho nashatse babitabona abana b'abatutsi. Yewe noneho umugore ni umuhutu, hari abantu bagifite abana gitiza ingenga muzikuremo rwose. Ati mama yarabanze kuko umugabo wanjye yavuze ko turi abahutu. Ati nibanajyana iwacu n'abana 3 ntibanahakana jya sinjya no kuruhira iwacu nange nikodesheje inzu ngenda kwishakashakira. Ndi ku kintu cyiswe umuryango nshuti zanjye bene data bakundwa. Ati buriya wantambutseho nimugoroba ujya gutegera uriya musore nkureba nakubonaga rwose mu gitondo nari nteze. Uteze se gute?
ati ntegereje umugabo umpa amafaranga nkaza nkagabana abana biga mbarihiye 1000 kugenda no kugaruka ni 2002 kugira ngo mbeho nase uwo mumama umugabo byagenze utarantekerereza atari kagifite akazi aba mu Rwanda yaramfashaga ubu nta uri mu Rwanda iyo ni imibabaro ndi mubyendi kukubwira nase nawe yaracumuye twese se turi babi nanahasanze abapapa ikiganiro cyanjye rero numva nshaka kugezaho abantu byarangiye nshaka kumubwira ko akwiye gukizwa navuga kuba mu inzoga zingana gutya ukabona ukora ibi byaha kugira ngo abana bawe ntago bihagije ubu wihannye ugasenga Imana ugakizwa birashoboka ko wabona undi munezero kuko natwe twarababaye namwante nguhaye ubuhamya bwanjye benerega nago nabahaye ubuhamya bwanjye bujya butuma ndira n'abantu nkabariza nago nshaka kubuguhereza ku kiganiro cyitwa umuryango ndamugane nguhaye ubuhamya bwanjye warira ndamugane ceceka muhereza isegonda nka 60 ubwo nabaye mpaye sinavuga nk'isaha subwo ndamuganiza isaha yarangiye turi kuganira nyine koko ararira arayahora itaceceka aramwana umpe nimero zawe namaze n'iki gituma udakizwa ati yongize mu nsenge mbona abadayimoni bampagaze impande nkabona n'umugabo baje mu ifoto y'umugabo wanjye ngahita ngagara nkabukunda uwo mubyeyi akeneye abantu bamwegera bamuganiriza muri abo nanjye niyemeje kubamo nabwiye ati mpa nimero zawe ariko uracyari mutoya sibyo Imana izakurengere muri iyi si ya none icyambere no gukizwa neza umugabo atabyemera umugore wawe yabyaga kukizwa biharanire ku giti cya ubundi haranira kuba wowe nkawe wishaka kubukwa abantu bo ngo bakurebe wowe ishakemo amahoro n'umunezero nurangiza ukizwe nkawe ku giti cya muzabibazwa iki gihe tibose cyo kureba ku bantu nicyo kwireba ngewe nkirebaho nkibaza ndetse koko mama Christian umwana wanjye yitwa Christian wa kabiri ubu koko mbanye neza n'abantu ese koko mbanye neza n'abakristo dusengana mbanye neza n'abaturanyi ko mbanye nabo nabi reka ngire hano mpahindure kugira ngo ngerageze umubano wabo ese mbanye neza n'ababyeyi bambyaye reka mpindure kino ntabwo turi mu gihe rero cyo kuba umuntu wese yakwihagararaho nta byo kwihagarara nitwemere twese ko Yesu agiye kuza tumwemerere none twemere ko na Satani ari gukora tumaze kumenya ko Satani ari gukora tumunesheje gusenga no gusoma ijambo ry'Imana ngo iyi Bibiliya sinyanyisiga ni intwaro nitwaza nandi mu bitaro ndwaye ndayitwaza igifasha cyane iyo ngizanurwa natendebukiwe ndana ibintu byinshi mu rugendo ndasoma Bibiliya ngakomera nkunda gusoma Bibiliya kubwiriza gusoma ijambo ry'Imana kuganiriza abantu bababaye nanjye ntirengagije ko mfite ibikomere abantu banzi nakubwiye ko atakubwa mbere ngeze kuri YouTube hari abantu banzi nko muri Amerika mu Bufaransa mu Bwongereza n'ahandi Kigali mu mpande zigiye zitandukanye mu by'ukuri dore intwaro nkoresha niki gusenga no gusoma ijambo ry'Imana amen ndakundisha abantu cyane gusenga amen kandi abantu birinda abahanuzi mu bintu biri gusenya ingo 90% abahanuzi barimo nanjye ntirengagije ko ndi umuhanuzi uragira gutya ukumva ubuhanuzi bukubwira ngo umugabo azakwica ukibaza ese umugabo azanyica gute umugabo nawe akaba afite ubuhanuzi buvuga ngo umugore azamwica babantu babiri bakabana ari nk'intare mu nzu baryanishijwe n'ijambo ryitwa ubuhanuzi abahanuzi bariho benshi babaye abahanjuzi barashakamo indamo mu byisi bigatuma barushaho kubeshya ndetse ingo nyinshi zisenywe 65% abahanuzi babifitemo uruhare ariko bazabona ishyano niko Bibiliya ivuga abiti kibi kiza bakagishyira mu mwanya w'ikibi birakwiye ko abantu bareka tugakizwa kandi ikindi umuntu wese ndamushishikariza gusaba Imana impano yo kubona ukajya ujya kubona ikintu umuhanuzi akakujya kukikubwira ariko nawe wakiboneye ntibizashoka ko twese tuba abahanuzi uko 7,000 bitarapfukamira abaye na Bibiliya ivugaho bira 7,000 Bibiliya ivuga biriho Imana yakoresheje kugira ngo ikumenyeshe amabanga y'ibyubwiru bw'Imana ariko noneho urabyitwara mute kugira ngo umenye koko kari Imana biragusaba kutajarajara mu byumba cyangwa mu bye buhanuzi biragusaba gusenga ugakizwa neza ikindi ukizera iyo ufite intwaro yitwa kwizera Imana icishamo muri wowe ikagusura bene imbere yuko nza hano narabisengeye na mbere yuko mpamagara cyangwa nkababona ntabwo njya mpfa kuza kuri social media gusa banza nkabaza Imana niba ikintu ngiye gukora koko kizambira niba Imana igishyigikiye nk'ikiganiro numva none umunsi wa none nateguye kubaha ni ikiganiro kijyanye n'umuryango nagisengeye nijoro maze iminsi ngisengera yego kugira ngo abazacyumva buri muntu wese agira ikintu akuramo
rero biradusaba gukizwa neza. ni ukuvuga ngo impamvu nkunda kugendana iyi Bibiliya igihe ifashe iyo ngezeho mbona ko ibintu bidashoboka. Cyo bundi mbonye ko nabuze amafaranga yo kurya yo kuvuza umwana, ndiko nabandi nabasize mu rugo se bazishyurwa inzu nyinshi nagiye igihe cyo kunyishyuza, mbonye ko bidashoboka. Nasomye ijambo ry'Imana niryo ryankomeje. Amen. Riri muri Zaburi bitako numva ndakomeye. Hari umuntu ukeneye kuri mbaza nazarimubwira aciye ku ruhande. Ariko niryanjye Wari dusomeye se? niryanjye niryanjye ariko rirabaho nategereje Uwiteka. Amen. Nihangana ategera ugutwi gutaka kwanjye. Hallelujah. Manuka icyo gice cyose ndakirangiza sanga Imana icyo ishaka ni ugutegereza Uwiteka twihanganye tutarambiwe, kuko iby'Imana birya uwarambije uwarambiwe yatashye. Rero mboneho kubwira abakobwa munkurikiye mubana n'ababyeyi, mukaba ababyeyi batabana na baso, nimukomere mufashe ababyeyi umubabaro. Wibona iso yarananiwe ngo ushake kumugerageza ahari muri geta arimo, mufashe mu mubabaro mubwiye papa bizashira. Ndashimiye abantu bazi gukomeza abantu mu bigeragezo. Wibona mama wawe yaratesetse umutwe, umufashe kubabara. Wimufasha kumusonga ngo mama n'ubundi wananiwe na papa, ahubwo wibaze ngo se yananiwe na papa ko akatabishakaga. Mufashe umubwiye ngo mama bizashira, ahubwo haranire kubahuza. Ndashimira n'abana bajya bahuza imiryango yaratandukanye gasubirana. Njyewe uyu mureba hano maze iminsi mpuje umugore n'umugabo we baratandukanye kandi byageze kure, ariko ubu bari kumwe barasubiranye. Ntabwo ari njye ni Kristo wafashije, kuko n'abakire n'abakomeye byari byabananiye. Akaba atari rugo rwonyine n'izindi. Umunsi umugabo yigezamo ikizami arambwira ngo kusengera abandi bagasubizwa ugahanura abandi bagafashwa, none ga wasengeye ibyo bigeragezo byawe uzasenge na mudayimoni ukwirukanka nkagende. Icyo si ikibazo se? Ntabwo ari wari ukwiye kukimbwira, ariko kibwirwa n'undi muntu, ariko kugira ngo kinyumvishe gica ahantu ntakekaga. Nabyo ni ukuvuga ngo ni nk'igipimo Imana yanshyize imbere, yari ikeneye ko ntambukamo, ahubwo nagitambutsemo neza. Nibyo njye nkwiye kwibaza. Nkambo nakubwira abantu rero mutazi gukomeza abandi mu bigeragezo, mukomereza aho ngaho, ariko bahemba agiye kuza. Rero nkaba mboneho kubwira abasore bari kwiyandarika. Umusore arajya gucyura agacyura umugore w'imyaka 50 60, kuko abamama twe benshi twagiye duta umuco gakondo. Umusore w'imyaka 20 ntakwiye gucyura umwana w'imyaka 40, umugore w'imyaka 60. Basi nareba umupapa ukuze niba koko atari umugore wamwatsi amutunga, ariko atamwatsi umugore we. Kuko sinibaza abamama bari kwica abana, bari kwangiza abana bakiri bato, abapapa bari kwangiza abana bakiri bato. Abantu bayobewe icyicaro cyabo. Abamama nitumenye icyicaro cyacu, abasore nabo bamenye icyicaro cyabo. Kuko ejo nujya kureshya ukareshya umumama nkanjye ufite imyaka 20,